mundebe hano. Niba hari umuntu ufite umuryango munini n'umubiri wanjye, iyo ndi kumwe n'urubyiruko ejo narahenganiriza bari abana banjye, ntese iyo mujya kurambagiza muhera he? Mwati gende ba mu maso. Ndati giye nkunda uko umusore aba yisize no kuntu ahumura ka perfume. Ndati giye nkunda amatayi. Surubyiruko se. Ubu hariho n'amaterme yanyu musigaye mwarazanye tutazi yo mwakuye nyashiless. Ibyo byose mbabwira si ukubasetsa nk'uyu mubiri. Umubiri ufite amaso, umubiri ufite nyashi, umubiri ufite ingohe, umubiri ufite inzara, umubiri ufite igifu, umubiri ufite amara, umubiri ufite hahandi, umubiri ufite n'ibitavugwa. Umubiri ufite ahantu waboneka, umubiri ufite ahantu hataboneka, umubiri ufite ingingo zitabwaho, umubiri ufite ingingo zisuzugurwa, umubiri ufite ingingo zirebeka. How beautiful you are. Ariko se data we, beautiful. Icyakubwira muri uyu muntu mwita ko ari mwiza, ni mwiza hano. Yakuramo imyenda mwasanga yarashize mu mugongo, baramubaza nta natuntu akigirayo. Urakareba umuntu ugaragara n'ukareba umuntu utagaragara. Noneho kugira ngo nsoze ndagira mbabwire ngo itorero rikuzwa n'umwami akoresheje impano yagabiye ingingo zose, mu buryo ngo zose. Itorero kuko ari umubiri, ngewe n'urugingo, nawe uru rugingo, nawe uru rugingo. Iri torero kugira ngo rikore ibyo, iyo rikuze ryirinda ibintu bitatu. Icyambere, twirinda kuba abana. Muzi kiranga abana? Umwana ni dependa. Umwana ntazi kwikuramo pamba. Nukuri kubyara ni byiza, ariko byaye nturere ntacyo warakoze. Nta n'icyo abana bazakumarira usibye ko bagutera umubabaro. Itorero ridakuze riba risa n'itorero rifite ababebe. Ntazi kwihana. Narababariwe, ubari n'inyigisho z'ubuntu. Twarababariwe. We are saved by grace alone. Alone, not alone. Aha n'itorero rikorera ni hamwe. Kuki ritorero ari rimwe? Ni rimwe kubera hari ibi bintu bikurikirana nabuze uko mvuga. Iyo tuvuga ku itorero ni ikintu kinini udashobora kuvuga uko ushaka, kuko abantu bagihinduye uko bashaka. Nicyo gituma abanzi b'itorero batubonye uburyo baradutuka, kuko basanze ibyo tuvuga tudasa nabyo. Itorero rivuga Kristo ariko ntirisa nawe, kandi rivuga ibya Kristo ariko ntirikora ibyo Yesu yaritegetse. Kandi mwibuke ko turabaramukije mu izina rya Yesu. Muraho mwese, munyikirize muraho. Ndanezerewe, nshimiye Imana impaye guterana namwe nanone, kandi nshimira ubuyobozi bw'itorero bukurikiwe n'umushumba w'itorero wadutumiye kuza kubana namwe kuri izi tariki. Ntabwo nkiri umushyitsi, nta nubwo mbibwira cyane, maze kuba wanyu ni kenshi, kandi ndanezerewe cyane kongera kubana namwe. Ndagira ngo rero nshimire n'abana, naje ndi kumwe n'abana banjye baje bamperekeje, bahaguruke nabo babaramutse. Ntibajye babikunda ariko ndabikora kuko nibahaguruke gusa. Bahaguruke aho muri abariya. Nimwumvise ko babasaba ko mukwiriye gushaka mugashakwa, naho hari isoko. N'abana banjye baracyari abanyeshuri, ariko bumvise ko nzaza aha baravuze bati papa turashaka kugira ngo tujye gusangira ijambo ry'Imana. N'umugisha rero kubana n'abana mu nzu y'Imana. Ndabibashimira cyane kuko bakunda kumperekeza. Nibwo bwa mbere bageze hano kuri Omega Church. Hari uwambwiye ati rino torero ni ry'abasirimu. Ndamubwira nti nawe niba uri umusirimu uzarizemo, hari amategeko abihana. Kandi koko muri abasirimu pe. Nageze hano mbona ibikorwa byiza Imana iri kubakoresha,
yemwe mwiha amashyi, Imana ibaha umugisha cyane. Uko ngeze aha nsanga hari ibintu bishyashya kandi byose bikorwa n'Imana ariko binyuriye muri twebwe. Ndagira ngo rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4 duhereye ku murongo wa 11 tugere ku murongo wa 16. Ni naho turi busome cyane kuruta ahandi, ariko turi buze no gusoma mu Befeso ibice 2 duhereye ku murongo waho wa 19 tugere ku murongo waho wa 22. Turi buze no gusoma n'ahandi nitubona umwanya, ariko ijambo rikuru dukomerejeho nk'uko umushumba wanyu yambwiye, murimo kwiga ku mwuka wera, ariko turakomeza tuvuga uburyo umwami akuza itorero akoresheje umwuka wera. Abefeso ibice 4 n'umurongo wa 11. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize y'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi bw'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari wo Kristo. Kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza ugafatanywa nk'uko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri ukura gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Dusome n'Abefeso n'ubundi nyuma gatoya ibice 2 n'umurongo wa 19 tugera kuri 22. Abefeso ibice 2 n'umurongo wa 19 tugere kuri 22. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe bw'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Amen. Ndagira ngo soze gusoma kuko sindi buze kongera gusoma n'ubundi mu gice cya 3 cy'Abefeso. Abefeso igice cya 3 turasoma duhereye ku murongo waho wa 14 twigire hepfo gatoya ku murongo wa 18. Abefeso 3:14 tugire hepfo kuri 18. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uwo imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe kubw'ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo, mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rwamenywa, ngo mwuzuzwe kugira ku kuzura kw'Imana. Nuko
ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo, icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Umushumba akimara kudusaba kuzaza kubana namwe kandi akadusaba ko tuganira ku itorero, iri jambo niryo ryaje ku mutima ryo mu Befeso. Ni ijambo rinini rikuru, uko umwami akuza itorero rye. Yo ntego nkuru, uko umwami akuza itorero rye. Ndabizi mumaze iminsi mwiga ku by'umwuka. Rimwe na rimwe hari igihe mbakurikira online. Nkunda programme yanyu ni nziza, iratuje. Hari ikintu nabakundiye cyane, ntimusakuza. Hari ahandi ngiye bagasakuza, kandi abasaza ntidukunda urusaku. Cyakora urubyiruko nkarukundira ko rusakuza ruracyafite imbaraga, ariko tukabalansinga. Rimwe mwaririmba cyane tugafashwa, ariko mukamenya ko tunarwara, mugacisha make n'ingoma zikaba nkeya, kugira ngo n'imitima yacu tuze itere neza. Mwize cyane ijambo ry'Imana muri ibi byumweru bishize, kandi mwakomeje kuvuga ku mwuka wera. N'ubundi turakomeje rero ko turacyari mu bihe by'itorero bya Pentekote. Hano twasomye uko umwami akuza itorero rye. Reka nihute mbabwire ntuje amagambo make. Mbese itorero ryavutse ryari? Ryabyawe nande? Kuko atari mu nyigisho, ubutaha ninza nzabaha n'umwanya mu mbaze. Ryavutse ryari, kuwa kangahe, ryabyawe nande? Ijambo itorero mu Isezerano Rishya nta hantu dushobora kubona definition ihamye yerekana itorero ni iki. Ariko mu Isezerano Rishya ijambo ry'Imana ritubwira ko ijambo ryasohotse mu kanwa ka Yesu avuga itorero ni muri Matayo 16:18. Nibwo bwa mbere Yesu yasohoye ijambo itorero. Ni ijambo kandi mukwiriye kumenya, kuko niyo fondasiyo y'ubuzima bwa gikirisitu. Yesu aravuga ngo, abwira Petero ngo, nuko yewe Simoni mwene Yona. Ni Matayo 16:18. 18 aramubwira ngo, Simoni mwene Yona, amaraso n'umubiri si byo biguhaye kumenya uwo ndiwe, ahubwo ubihawe bivuye kuri Data. Aravuga ngo, nuko rero Simoni, nawe ndakwita ngo uri Petero. Kuri urwo rutare nzubaka itorero ryanjye, kandi amarembo y'ikuzimu ntazabasha kurinyeganyeza. Niryo jambo rya mbere tubona mu Isezerano rya Rishya, aho Yesu yavuze itorero. Amaze kuvuga iryo jambo, iri jambo yaravuze ngo ni itorero rya Kristo. Ntabwo ari amatorero ya Kristo, ni rimwe. Nzubaka itorero ryanjye. Hari abantu bakunda kuvuga kubera inyito uko babishaka, ugasanga umuntu avuga ngo my church. Ntabwo ari itorero ryawe. Iri ni itorero ryawe ryitwa Omega, ni local church. Ni ahantu tubarirwa. Nanjye ndi umu ADPR. Mbarirwa muri ADPR n'ibindi. Ariko itorero rya Kristo ni rimwe. Rimwe. Aravuga ngo nzubaka itorero ryanjye. Ninde uzaryubaka? Ntabwo ari pastor, ntabwo ari umudiyakoni, ni Yesu. Nzubaka itorero ryanjye, kandi nzaryubaka ku rutare. Urwo rutare nta rundi, niwe azaryiyubakaho. Kandi namara kuryiyubakaho, murumva Yesu ntawe umunyeganyeza, ntagira manda, ntawe umwirukana, ntawe umurasa. Nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Aravuga ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azabasha kurinyeganyeza. Amaze kuvuga iryo jambo ry'itorero, yerekanye rero uko yarikoze. Ndagenda buhoro kugira ngo nubwo mwatahana bikeya ariko mwabyumvise. Icya mbere, hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ndabinginga gukunda gusoma uru rwandiko. Niho hantu tubona ijambo itorero rigaruka kenshi. Mu nzandiko zose urwandiko rw'Abefeso ni rwo rwandiko rugarukamo itorero.
itorero. Ariko definisiyo y'itorero ndagira ngo mbabwire ko nta hantu tubona washobora kumenya uko itorero, mumbabare n'inkoresha n'igifaransa ntabwo no kugira ngo dufashwe kandi twagiye dukurira mu mahanga atandukanye. Definisiyo ni iki mu Kinyarwanda? Ninde wamfasha? Ntabwo mbizi, nge simbizi. Ubusobanuro sawa. Nta busobanuro dushobora kubona mu Isezerano Rishya buhamye buvuga itorero. Ahubwo itorero Paulo wahishuriwe ubwiru bw'itorero agereranya cyane, yerekana ubusobanuro bw'itorero akoresheje ingero. Ariko urugero dushaka kwerekana muri iyi nyigisho haravuga ngo itorero ni umubiri wa Kristo. Itorero ni umubiri wa Kristo. Iki gice cya 4 cy'Abefeso haravuga ngo, ndagusaba kugira ngo uze kwisomera mutashye ubwo mugira na kirite ebyiri. Usomye umurongo wa mbere n'umurongo waho wa kabiri urahasanga ikintu yavuze gikomeye, yerekana itorero. Aravuga ngo, nuko ndabingingiye w'imbohe y'umwami Yesu Kristo ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugira umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Iyi mirongo uko ari 3 yerekana ubumwe bw'umwuka bw'itorero, kuko ni itorero rimwe, ariko ubumwe bwaryo ni ubumwe bw'umwuka, ntabwo ari ubumwe fiziki. Murareba uko tungana, ntabwo dusa, nta nubwo tubwiriza kimwe, nubwo dusoma Bibiliya kimwe, ariko tubivuga uburyo butandukanye uko umwuka aduhaye. Ariko abwira itorero ngo mugire umwete wo gukomeza uko mwahamagawe, ariko muharanira ubumwe bw'umwuka bw'itorero. Ku murongo ukurikira, kuva ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 4, yerekana uko itorero yubatse, yerekana base, yerekana ground, ahantu rikorera. Avuga ijambo ryiza, aravuga ngo kandi hariho umubiri umwe, hariho n'umwuka umwe, hariho n'ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu, hariho n'umwami umwe, hariho no kwizera kumwe, hariho n'umubatizo umwe, hariho n'Imana imwe ariyo data wa twese, usumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Iri jambo riravuga ngo ahantu itorero rikorera ni hamwe. Kuki itorero ari rimwe? Ni rimwe kubera hari ibi bintu bikurikirana. Nabuze uko mvuga. Iyo tuvuga ku itorero ni ikintu kinini udashobora kuvuga uko ushaka, kuko abantu bagihinduye uko bashaka. Nicyo gituma abanzi b'itorero batubonye uburyo baradutuka, kuko basanze ibyo tuvuga tudasa nabyo. Itorero rivuga Kristo ariko ntirisa nawe, kandi rivuga ibya Kristo ariko ntirikora ibyo Yesu yaritegetse. Kandi mwibuke ko isengesho ry'umutambyi mukuru, ko turi mu minsi ya Pentekote, yarasenze muri Yohana 17, isengesho rya Yesu agiye kubyara itorero. Aravuga ngo, data ndabasabira, sinsabira bisi ariko ndasabira abo wampaye, kandi icyo mbasabira ndabasabira kuba umwe. Kandi uko mbasabira kuba umwe hari ikigereranyo, uko wowe Mana data nanjye umwana wawe turi umwe, aba ariko nabo babumwe muri jyewe nkuko nanjye ndi umwe muri wowe, ngo babumwe muri jyewe nawe undimo nanjye mbarimo nabo bandimo. Ni ubumwe bw'umwuka. Kuki itorero rikwiriye iteka ryose kuba umwe? Ni iki? Baze yacu yaho dukorera birasaba ngo itorero rikomeze kugaragaza ubumwe. Icya mbere, ibi bintu byumve neza, ni ibintu byinshi. Hariho umubiri umwe kandi hariho n'umwuka umwe, hari ikiringiro kimwe, hariho n'umubatizo umwe, hariho n'umwami umwe, harimo no kwizera kumwe, harimo n'Imana imwe. Ubu bumwe ntabwo buvuze ko abantu bazaba basa, ariko bazaba bafite icyo bahuriyeho kimwe. Duhuzwa n'iki kugira ngo itorero rivuke? Mu cyumweru cya nyuma cya Yesu yavuze aya magambo, ariko arangije Yohana arabyandika. Yandika, niwe muntu wavuze Yesu cyane kandi mu buryo bworoshye, buri simple. Paulo yabivuze mu buryo bukomeye burimo filozofi
n'amategeko agereranya ibintu n'ibindi, ariko Yohana umusaza yabivuze mu buryo bworoshye. Aravuga ngo Yohana 3:16, tugende twese hamwe. Yohana 3:16, umurongo mukuru. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahabwe ubugingo buhoraho. Nguko kwizera kumwe itorero rya Kristo rifite. Twizera Yesu umwami wacu umwe. Ese uku kwizera kuduhuje nk'itorero ryitwa umubiri, ariryo torero rya Kristo ku isi, itorero universelle, nuko kwizera. Twizera iki? Twizera ibi. Twizera ko Imana yakunze umwana w'umuntu wacumuye, igatanga kubw'urukundo rwayo, aribwo buntu bw'Imana bukomeye, igatanga Yesu umwana wayo w'ikinege. Dore ibintu twizera kuri Yesu ntabwo ari ukumwizera mu kirere. Twizera ko yavutse abyawe na Mariya. Twizera ko yabaye mu isi imyaka 33, ariko ntagaragarweho n'icyaha cyangwa umugayo. Icya gatatu, twizera ko yapfuye ahindutse impongano y'ibyaha byanjye nawe n'abandi bazizera, akabyikorera ku musaraba. Ariyo mpamvu muhora mubona, nawe wibagiwe ntaho nazanye, tujya tunawambara, akabibambanwa ku musaraba. Bisobanura ngo Yesu abaye inshungu, abaye umucunguzi w'abazamwizera b'ibihe byose. Ariko amaze gupfa nk'igihano cy'ibyaha by'abari mu isi, icyo gihano Imana yerekana ko yishimiye iyo nshungu ubwo yamukuraga mu gituro ku munsi wa gatatu. Kandi amaze kuzuka aragaragara. Hari ibintu yakoze kugira ngo ninjire kuri ya mirongo nashatse kutuvugaho mu magambo make. Amaze kugaragara azutse, ngo yiyereka abigishwa be iminsi 40 mu buryo bw'igitangaza. Agenda babonekera uburyo butandukanye, kandi ntiyaza wenyine avuye mu gituro, ngo aramanuka ajya ikuzimu muri ya minsi 3, ngo azamukana abera Satani yari yaraboshye mu isezerano rya kera. Ngo arabazamukana, araza batambagiza umurwa Yerusalemu w'icyo gihe, ngo abantu barababona barabamenya. Kandi yari yarabivuze ku wa gatanu, yabwiye igisambo cyihannye cyizeye, aravuga ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo y'Imana. Mbese muzi ko mubazutse ku munsi wa Yesu cyazukanye nawe, kandi kizukana nawe kuko cyizeye Yesu, cyizera ko ari umukiranutsi, cyizera ko yapfiriye ibyaha, cyizera ubwami Yesu avuga, kiramubwira ngo jyewe ndemera ko ndi umunyabyaha. Naho niba utabyizera nyakubahwa mwami, aho uzazira muri bwa bwami wavugaga uzanyibuke. Azamukana nabo na cya gisambo, ngo arangije amara iminsi 40 yereka abigishwa mu buryo butandukanye. Ariko ngo ababwira ijambo rikomeye, barabwira ati mukore mukwiriye kuguma mu murwa mugategereza ibyo data yabasezeranije, kandi ntimuzavaha ngo mujye kubwiriza ubutumwa mutarahabwa imbaraga. Barahaguma ngo iminsi 10 bari mu cyumba cyo hejuru basenga, ngo ku munsi wa 50 ariyo Pentecoste, umwuka wera bamanukira. Barabigishwa bake, barabana 120, barimo abagabo n'abagore, barimo na nyina wa Yesu. Ngo arabamanukira bose, umwuka wera bamanukiye, ngo bumva umuriri, bumva n'umuyaga, ngo ikimenyetso cy'urumuri kibagaragaraho bose. Ngo nuko batangira kuvuga mu zindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Ariko ngo kuri uwo munsi nibwo habonetse umuvugabutumwa wa mbere wavuze ijambo ry'Imana rya mbere. N'ubu ntawe nari nabona, ndasoma mu bitabo nsoma, nta muntu wabwirije ikibwiriza ngo yana abantu 3,000. Reka shwi na ba Bill Graham n'abandi bahanga, ntabwo hiyanaga abantu bangana bari. Ngo ariko Simoni yuzuye umwuka wera ku munsi wo kuvuka kw'itorero. Itorero ryavutse ku munsi wa Pentecoste. Mu Imana icyubahiro. Ngo haboneka bizera biyongera kuri ba bandi bagera ku 3,000. Ariko noneho bamaze kuba iryo torero rya mbere,
itorero ryatangiye gukura. Haleluya. Ndabona mukiri bake kandi dufite inshingano, abahawe umwuka wera twese, mwese muvuye ngo twese. Ubu abantu barahinduye, itorero barariduhaye kandi ntabwo ari twe. Buri muntu wese wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza ni missionnaire, afite mission. Matayo 28:18, amaze kuzuka arabonekera babwira ngo nuko mugende mu mahanga yose mubwiriza abaremwe bose ubutumwa, kandi abazizera mubabatize mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka wera. Dore ndi kumwe namwe uhereye none ukazageza ku mperuka y'ibihe. Aradutuma. Ubwo butumwa buhaye abizera bose, ntabwo yabuhaye twebwe twenyine, ntiyabuhaye intumwa. Yaravuze ngo ahubwo mwese abamaze kwakira Yesu mukamwizera, mugende iwanyu, muhereye mu ngo zanyu, muhereye i Yerusalemu, mugende mumenyesha abantu bose baremwe ubutumwa. Nimumara kubabwira ubwo butumwa bwitwa inkuru nziza, gospel, ngo nuko abazizera bazagenda biyongera. Nimurebe inshingano twahaye torero. Arababwira ngo ntabwo nzagaruka gutwara itorero, isi yose n'amahanga yose n'amoko yose, iyi nkuru nziza y'agakiza gakomoka ku musaraba itarabageraho. Ni bande bifuza ko Yesu agaruka? Musohoke mujye kuvuga ubutumwa. Ntabwo azaza tutarageza ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Kandi amahanga yawe hera muri Saro. Ntimureba ko nazanye abana banjye? Wagise ngo bari kunkurikira ntarababwirije? Ndababwiriza mu buryo bwose, nkabahata, nkabasengesha agahato, nkabaririmbisha mu gihe nkibafite bataranshika. Mbatangirira muri Sunday school kugeza igihe babaye inkumi n'abasore. Nagira amahirwe nkabona baje hano bagasezerana, nkavuga ni nyabuneka, aho kugira ngo mbwirize abandi wanjye rwarananiye, mwami heri wanjye nkuzanire n'aba bayoboke, nabo bahinduka abayoboke bawe. Hano rero Bibiliya yatubwira ngo itorero ryavutse ku munsi wa Pentecote, kandi ribyawe na Yesu waricunguye, ariko atanga imbaraga zo kurikuza n'imbaraga z'umwuka wera zonyine Kristo akoresha ku itorero rikuri. Nta mwuka wera nta torero rihari. Nta mwuka wera ntabwo ribasha gukura. Nta mwuka wera ntacyo twabasha. Niyo mpamvu umwami akuza itorero rye akoresheje umwuka w'Imana. Reka noneho twinjire muri cya gice cyacu cy'Abefeso ibice. Mbese umwami abikora ate ngo itorero rikure? Ikintu cya mbere ndagira ngo usomye ku murongo waho wa 7 n'uwa 8 haravuga ngo icyakora ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Nicyo gituma bavuga ngo amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi aha abantu impano. Ariko iryo jambo rivuga ngo yazamutse mu ijuru risobanurwa rite? Ntirigaragazwa nuko yabanje kumanuka ikuzimu. Uwamanutse niwe wazamutse ajya mu ijuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. 11 nuko aha bamwe kuba intumwa, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Shyiraho umurongo wa 12 murebe impamvu, murebe process yo gukuza itorero. Yesu amaze kugera mu ijuru, yari yarabwiye abigishwa ati nzohereza undi mufasha. Ariko ngo amaze kujya mu ijuru aramanuka. Nukuvuga ngo aragaruka, ariko agaruka mu buryo bw'umwuka, agaruka ari Imana mwuka wera. Ahageze ngo aha abantu impano. Izi impano ni impano z'umwuka wera, zirimo impano z'imirimo itandukanye. Aha bamwe kuba intumwa, aha abandi kuba abahanuzi, aha abandi kuba
ababwiriza butumwa bwiza, aha abandi kuba abungeri n'abigisha. Umurongo wa 12 haravuga ngo dore process yo kugira ngo itorero ukuri, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Itorero umwami ari kuza akoresheje impano z'umwuka wera. Hariya turabonamo abo bantu yahaye barimo imirimo 5. Ntabwo ndi bujya muri detaye, sindi kwigisha, ariko no kugira ngo mwumve ukuntu yatangiye gukuza itorero rye akoresheje impano yagabye. Reka nihute babwira ko biriya bintu yakoze ku murongo wa 11 aha bamwe kuba intumwa. Ntabwo ari intumwa zose, kuko intumwa mu rurimi rw'Ikigiriki ni abantu batumwe, the sent ones, ni abantu batumwe. Kandi nababwiye ko bizera bose twatumwe na Yesu. Ariko hariya ku murongo wa 11 ntabwo ari mu buryo buri general, ahubwo ni mu buryo buri specific. Agiye mu ijuru atanga impano z'umwuka wera, ariko aha bamwe bariya bamwe bitwa intumwa ni za ntumwa 12. Ni babandi babanye na Yesu, ni babandi bamubonye, ni babandi babanye nawe, ni babandi babonye ibitangaza, ni babandi bitwa abahamya, witnesses, babandi bamubonye. Niki gitumye babwira amagambo yemwe torero rya Kristo? Nuko abantu benshi ntibazi gutandukanya ziriya ntumwa zo mu Befeso n'izi ntumwa ziri mu itorero za none, biratandukanye. Apostolos ni babandi babaye appointed by Christ himself. Bariya nibo bitwa intumwa zatumwe nawe, zamubonye arazituma, aravuga ngo wowe uri Simoni, wowe uri Yohana, wowe uri Petero, wowe uri kanaka, ndabatu. Abo bantu nibo yahaye, abaha iyi mpano. Kandi igituma yabaha iyi mpano ngo kwari ukugira ngo bashyireho urufatiro kugira ngo itorero ribone uko ryubaka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ntabwo ari abahanuzi bo mu isezerano rya kera, ahubwo ni intumwa za Yesu n'abahanuzi bo mu gihe cya Yesu. Reka se naho ngaruka gato, kubera dushaje muzatubabarira nyine, gusaza no gusahurwa. Buriya hari ibintu twabwirizaga tukiri abasore, tugasoma twiruka, tugataragurika, maze sometimes tukayobya abantu tutabuze ukuri kubera kwirukanga. Ariko iyo umuntu ashaje arikosora akamenya uko avuga ibintu yitonze, utanashaka no gushimwa n'abantu, ahubwo kugira ngo uvuge ukuri kandi ukuvuge mu rukundo. Bibiliya iratubwira ngo aba bantu bitwa intumwa, aba bantu bitwa intumwa n'abahanuzi n'abapastoro n'abungeri n'abigisha bo mu gihe cya mbere cy'itorero rikivuka. Reka mbwire urubyiruko n'abandi baraha, nta sezerano rishya ryabagaho. Muranyuba? Musubize, muranyuba? Nta byanditswe byari bihari, ntabyo. Hari isezerano rya kera gusa. None abo bantu babanye na Yesu, amaze kujya mu ijuru abasukaho umwuka wera. Bamwe abahindura intumwa, abandi abahindura abigisha, abandi abahindura ababwiriza butumwa, abandi abahindura abashumba. Arangije amaze kubasukaho uwo mwuka we wera, bahabwa icyo bitwa revelation. Bahishurirwa n'uwo mwuka kumenya ubutumwa bwiza niki, kuko ntabwo ari buhari. Abahishurira kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Arangije ngo abo bantu bitwa intumwa n'abahanuzi n'abungeri n'abigisha baraza bashyiraho urufatiro. Bamaze gushyiraho urufatiro, kugira ngo ngaruke hafi, nibo umwuka wera yakoresheje havuka ibi byanditswe. Nta sezerano rishya ryari rihari, nta nzandiko zari zihari. Umwuka wera amaze kumanuka ajya muri ba bagabo, haleluya,
atuma bahishurirwa ubutumwa, barangije barabuvuga, barangije barabwandika. Izo ntumwa zandika Matayo, zandika Yohana, zandika ziriya nkuru nziza uko ari enye, zandika inzandiko, zandika n'izindi. Petero yandika dukeya, Yohana yandika byinshi, ariko Pawulo wavutse nyuma y'abandi ahishuriwe n'umwami yandika inzandiko nyinshi 13. Nuko haba habonetse isezerano rishya rivuga Yesu kuva uko yavutse nuko yazutse, maze ubutumwa bwiza buba buruzuye. Tuba tubonye icyo bita kano biblique, tuba tubonye Bibiliya yuzuye. Niyo mpamvu itorero rya Kristo ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Nizihe izo ntumwa? Nibi byanditswe. Rwubatse ku rufatiro rwa Matayo, Yohana, Petero, Pawulo. Ibyanditswe byose byitwa isezerano rishya, nirwo rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ba Nouveau Testament. Kuki babivuze? Subizaho wa murongo hariya. Aravuga ngo kugira ngo abera, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Dusubiye ku itorero ryitwa umubiri. Reka mvuge ibintu bitatu kuba madakika. Umubiri wa Kristo ni umubiri umwe. Itorero rya Kristo ni rimwe. Nta muntu utakumva itorero dutanze urugero rw'umubiri. Wihereho. Niba hari ikintu kimwe cyujuje ubumwe gikorera hamwe, ni umubiri. Niko Imana ishaka ku itorero rikura kandi rigakura ari rimwe. Nubwo turi benshi, ariko impano z'Umwuka Wera ziturimo zikadushyira hamwe. Ngo nuko bari abantu ngo kugira ngo batunganirize abera. Ndabizi muri abasirimu mwari muze kureba ariya jambo mu Cyongereza iyo bavuze ngo ni ugutunganya. Ni to equip. Gutunganya no equipinga se ni kimwe. Reka ta. Aba engineer bari ahangaha nababonye. Buri iyo umuntu agiye kubaka ibi bikorwa byose, harya byubakwa nawe engineer. Yashwi. Naho ari wowe uhagarariye imirimo yo kubaka izi nyubako, ntabwo ari wowe wubaka iriya nzu. Wowe uri umuyobora gusa. Ariko hari abikorera amabuye, hari abazana icyondo, hari abagikata, hari abavanga isima, hari n'isima ubwayo ga. Kandi hari imashini zisya, hari konkasi. Ariko ubu mwarebe inyubako ukuntu yubatswe, ariko ugasanga umuntu arayitira, dore inyubako yawe wayubatse wenyine koko. Uza abafundi bayikozeho, uzi imigezi yavomewe aha hantu, uzi imisenyi yavuye Kamonyi n'ahandi. Ngo kugira ngo abera batunganirizwe gukora umurimo, abera babe equipped. Abera ni bande? Nabizeye Yesu twese. Abizeye Yesu twese b'amahanga yose n'indimi zose n'amoko yose tugereranywa n'ingingo zigize umubiri w'umuntu. Ngo ariko Kristo akaba umutwe. Ariko mu yandi magambo mu bindi bishushanyo akavuga ngo ntabwo ari umutwe gusa w'itorero, ngo ahubwo ni n'umutware waryo. Maze Yesu amaze kuba umutwe, umwuka yatanze ngo amugabire umubiri wose. Aha bamwe ku ruhande rw'umubiri abagira intumwa, abandi bagira abungeri nk'amasumbuko, abandi bagira abigisha nk'amasumbuko, ariko ngo azanamo n'abandi. Ndagira ngo nugere muhira njya gusoza usoma Abaroma ibice 12, usoma Abaroma ibice 12, usoma Abakorinto ba mbere ibice 12, urasanga ukuntu itorero rya Kristo rikura rikujijwe n'ingingo zigize umubiri zose. Ingingo z'umubiri zose. Mundebe hano. Niba hari umuntu ufite umuryango munini n'umubiri wanjye, n'umubiri wawe. Iyo ndi kumwe n'urubyiruko, ejo narahenganiriza bari abana banjye, ese iyo mujya kurambagiza muhera he? Umwe ati gende ba mu maso, undi ati giye nkunda uko umusore aba yisize,
n'ukuntu ahumura ka perfume. Undi ati gihe nkunda amatayi. Si urubyiruko se? Ubu hariho n'amaterime yanyu musigaye mwarazanye tutazi iyo mwakuye. Nyashiless. Nyashi. Ibyo byose mbabwira si ukubasetsa. Nguyu mubiri. Umubiri ufite amaso, umubiri ufite nyashi, umubiri ufite ingohe, umubiri ufite inzara, umubiri ufite igifu, umubiri ufite amara, umubiri ufite hahandi, umubiri ufite n'ibitavugwa. Umubiri ufite ahantu waboneka, umubiri ufite ahantu hataboneka, umubiri ufite ingingo zitabwaho, umubiri ufite ingingo zisuzugurwa, umubiri ufite ingingo zirebeka. Cyane. How beautiful you are. Ariko se data we. Beautiful. Icyakubwira muri uyu muntu mwita ko ari mwiza, ni mwiza hano. Yakuramo imyenda mwasanga yarashize mu mugongo baramubaza nta natuntu akigirayo. Urakareba umuntu ugaragara n'ukareba umuntu utagaragara. Noneho kugira ngo nsoze ndagira mbabwire ngo itorero rikuzwa n'umwami akoresheje impano yagabiye ingingo zose mu buryo ngo zose. Itorero kuko ari umubiri, ngewe n'urugingo, nawe uri urugingo, nawe uri urugingo. Shiriraho umurongo waho wa 15. Shiriraho umurongo wa 14 kugira ngo turebe ubwo tubonye uko umwami atangira, ariko murebe impamvu, murebe purpose, murebe intego nkuru ituma itorero rikura. Ni kuki? Gera ku murongo wa 14, manuka hepfo ku murongo waho wa 13 turebe icyo avuga. Impamvu izi ngingo zose zikwiriye gukora wa murimo zahawe n'Umwuka Wera, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Komeza. Kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize mibi, kandi n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi bw'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuga ukuri mu rukundo. Umva ijambo rero. Dukurire muri we muri byose. Uwo Yesu niwe mutwe, ari wo Kristo. Komeza. Kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza ugafatanywa nk'uko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose, ni hariya nashakaga, nuko igice cyose, mu buryo ngo igice cyose, igice cyose ngo kigakora iki? Kigakora umurimo wacyo cyagize gite? Wagenewe uwe murimo mu itorero. Dufite agahinda ko ingingo za Kristo zabaye abaspectateur, ariko ntabwo zikontribiwa mu kubaka umubiri wa Kristo, ngo kugeza igihe rwose buri gice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo niho uwo mubiri gukura. Haleluya. Niyo mpamvu navuze ngo umwami akuza itorero rye, kandi arikuza akoresheje izi ngingo zose. Mu buryo ngo ingingo zose, niba ndi ijisho ntabwo ndi ugutwi. Ubu iyi rock, ese rock bivuze iki? Rwa Revelation for Mega Church. Umva ntawe. Ririya torero rya rock rigizwe n'izi ngingo zose n'izindi, kandi buri rugingo, urugingo rwose rurimo na muzeyi papatayi nawe ni urugingo, n'umushumba wacu ni urugingo, na pasitoro ni urugingo, nanjye kandi ni urugingo rwanyu. Ubu naje gutanga contribution yanyu. Buri rugingo rwose rugakora umurimo warwo rwagenewe. Kuki itorero rikwiriye gukura? Rikujijwe na rwa rufatiro. Kuki rigomba gukura? Ngo ni ukugira ngo tudakomeza kuba abana ngo duteraganwa. Ngaho musubiremo uko twasomye. Duteraganwa
hirya no hino n'imiraba n'imiyaga. Iyo miraba n'imiyaga y'iki? Y'imyigishirize y'abantu n'uburiganya bw'abantu n'abigisha bafite ubwenge bubi, ngo bubasha no kuyobya itorero. Ngo ahubwo tuba abantu kugeza igihe tuzaba abantu bashyitse, ngo bageze ku gihagararo cya Kristo. Shyiraho umurongo wa nyuma wa 16, hakavuga ngo kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza ugafatanywa nk'uko ingingo zose zigirirana. Mu ndeba hano, kugirirana ni iki? Gufatanya, ngo zigateranya. Mwebwe nuko mufite urusengero rw'abasirimu, nta bitafari byinshi biriho, ariko reka ngerageze ku matara. Ubu ntibureba ari nijoro mu gicuku tugashyira agatara kamwe hano, twese twaba mu mwijima. Ariko uko twongeramo amatara niko umucyo urushaho kumurika. Itara ni urugingo. Haleluya. Kandi aya matara yose mureba aya, buriya yose ari connected. Ari connected ku engineer wamfasha niwe wabyumva cyane. Ndamuzi. Amatara yose ari connected ku masinga. Ariko iyo harimo ampure zapfuye zitagikora, nawe amashanyarazi arimo ariko amatara ntamurika. Niyo mpamvu ngo kuri uwo mubiri, uwo mubiri wose ngo uteranywa neza ugafatanywa neza nk'uko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo uwo ni umubiri ukura gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Ni connection. Turateranywa neza. Murebe ukuntu ubu ingingo zanjye zose ziri connected one another. Nutariza myumve, ijisho ryanjye rikorana n'umubiri wanjye wose, inzara zanjye zikorana n'umubiri wanjye wose, amenyo yanjye akorana n'umubiri wanjye wose. Mpfa gusitara gusa, n'amaboko yose agasizora. Kandi iyo nishimye, mama we yakoze cyane umuyobozi wa gahunda. Iyo nishimye ndaseka, simenye ko mfite n'amenyo mabi. Abanyakinshasa bajyaga banduka ngo n'amasumbuko, matako mbao meno ngombe, niko badutukaga. Ngo mfite amatako nk'imbaho, ndi nyashless, kandi mfite n'amenyo mabi nk'ayinka, niko matako mbao meno. Ariko iyo nishimye simenya matako mbao, simenya meno ngombe, umubiri wanjye wose urishima, ngaseka, amaboko nkayatega, akanwa kakavuza induru, ingingo zose zigakora kuko ziri connected. Itorero rikwiriye kuba connected kuri Yesu, kandi buri rugingo rwose rugakora umurimo warwo, maze izo ngingo zigateranywa neza kuri uwo mubiri. Kandi ibyo bikorwa n'umwuka wera wa Kristo, kuko ari uha bamwe kuba intumwa, agaha abandi kuba abahanuzi, agaha abandi gufasha abandi, agaha abandi gukora ibitangaza, agaha abandi gucuranga, agaha abandi gutaka, agaha abandi gutanga amafaranga, agaha abandi gukora ibi bintu byose ni ingingo z'umubiri zibikora. Ariko ngo uwo mubiri ugomba gukura ukurijwe mu rukundo. Haleluya. Iri torero kugira ngo rikore ibyo, iyo rikuze ryirinda ibintu bitatu. Icyambere, twirinda kuba abana. Muzi kiranga abana? Umwana ni dependant. Umwana ntazi kwikuramo pamba.
Nukuri kubyara ni byiza, ariko ubyaye nturere ntacyo uba warakoze, nta n'icyo abana bazakumarira usibye ko bagutera umubabaro. Itorero ridakuze riba risa n'itorero rifite ababebi ntazi kwihana. Narababariwe, ubu hari n'inyigisho z'ubuntu. Twarababariwe, we are saved by grace alone, not alone.